amahoro y'umutima. Ni gute wayagira muri iyi si itoroshye? Agace ni aka kabiri dukoze mu duce 10 tuzakora mu gitabo The Power of Now. Turagikomeje, kigizwe na chapitre 10, ntuzacikwe n'agace na kamwe. Chapitre ya mbere mu gitabo ushatse wakita inzira y'ibyishimo The Power of Now, umwanditsi Bwana Eckhart Tolle yayise ati you are not your mind. Ntabwo uri ibitekerezo byawe. Ubushize twatangiye iki gitabo. Ni gute waba wishimye muri iyi si ubundi itoroshye? Reka tujyane. Hano hakurikira ibiganiro inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima ni kuri Telemontagne Rwanda. Niba utarakoze subscribe, reba munsi iyi video ukanda ahantu handitse iryo jambo n'ahagana iburyo ni subscribe, kuko uzajya ubona ibiganiro nk'ibi by'ubwenge mu buryo bworoshye n'uhakanda mu gihe kizaza nubigenza gutyo. Tumaze kuba 14 birenga, injira mu bandi. Njye nitwa Samuel Mugisha. Iyi chapitre dutangiye ishingira cyane ku myumvire isobanura ukuntu burya abantu benshi tutari ibyo dutekereza. Turaza kubyumva uburyo wakoresha umwanya urimo aho kubaho muhashize cyangwa se mu bwoba bw'ahazaza, hanyuma akanyamuneza n'inseko bikajya bigora ku maso. Ngo burya nureba neza uzabibona ibitekerezo bibi byose twigiraho bidusubiza inyuma, cyangwa se ibikorwa byose dukora bibi bidusubiza inyuma, cyangwa se ibyiyumvo byose tugira bibi bidusubiza inyuma, bituma twiyumva nabi. Bituruka ku gutekereza cyane dukoresha imitwe yacu, ubwonko bwacu. Ubwonko bwacu uhora butekereza, kandi kirenzeho ibyo ntabwo twabigenzura. Ibi bituganisha rimwe na rimwe ku mubabaro utari ngombwa muri ubu buzima. Umwanditsi muri iyi chapitre aratubwira ati ntabwo uri ibyo utekereza. Turabisobanura. Umwanditsi w'igitabo Bwana Eckhart Tolle asobanura ko ubwonko bwacu bushobora kuba ikintu kitubata, ku buryo dushobora kwisanga dukunda kwisanga twafatiwe mu bitekerezo byacu, ku buryo twibagirwa ko tunariho cyangwa se turiho umwanya turimo. Urugero, umaze nk'amezi 2 warafunzwe ndetse wahuye n'ibintu bitari byiza muri gereza. Uyu munsi ubuzima ubayemo bwuzuye agahinda kubera ibyakubayeho muri gereza, nyamara wiyibagije ko uyu munsi bagufunguye ndetse imbere hawe ari heza, cyangwa se hashobora kuba heza. Reka tuvuge gutyo, ufite ubukene bw'amafaranga nyamara ubuzima burakubihiye, wirirwa warakaye, nyamara wasabye akazi ahantu runaka, cyangwa se hari ikindi kintu uri kugerageza gukora gishobora no kubyara inyungu cyangwa se cyahindura amateka. Kwirengagiza ibyo dutekereza, kuko ntabwo turi ibyo dutekereza. Gutekereza cyane avuga ko akenshi bituruka ku gutekereza ku bishobora kuzaba ejo hazaza cyangwa se ejo hazaza, ndetse akenshi biba bitazanagenda uko nguko uko tubitekereza. Dutekereza cyane no ku byahashize biba bidashobora no guhinduka. Ubwibone, ubwiyemezi burya nibyo buri gihe bituganisha ku myumvire ipfuye kandi n'umubabaro utari ngombwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari ukuntu uba wiyizi, ishusho wihereza uko wibona. Umwanditsi asobanura ko iyi shusho ishobora guturuka ku buryo twifata, ibitekerezo twigiraho, cyangwa se ibyo twanyuzemo. Umuntu aramutse agenzuye ibitekerezo bye agira ndetse akabireba akanabyumva nkaho bitamufasheho, umwanditsi yemeza ko twaba twatangiye kwivana mu bwiyemezi kandi twatangira kubaho dutuje, ubuzima bwuje amahoro y'umutima. Iyo urebye ibitekerezo byawe ugira, ese wowe ubona iki? Umwanditsi Bwana Eckhart Tolle avuga ko niba wifuza kubaho ufite amahoro n'ibyishimo ku isi, ibuka ko utari ibyo utekereza. Biriya byose utekereza ntabwo ari wowe mu by'ukuri, kuko n'ubundi nureba neza nta nubwo wanabikora. Wigeze nawe unyura kuri banke wumva wakinjiramo ukiba amafaranga arimo yose ukayajyana? None se ntubizi ko utari umujura no mu ndangagaciro zawe ko ibyo ngibyo bitarimo? Ubwisanzure uzabugira igihe watangiye kubona ko utari uriya utekereza biriya byose utekereza, ndetse ibyo ngibyo nubimenya uzatangira kurebera ibitekerezo byawe hariya nk'aho ari iby'undi muntu. Umunsi watangiye kurebera ibitekerezo byawe hariya, ubwenge buhambaye uzaba wabukanguye, ibyishimo. Dore zimwe mu nama ushobora gukurikiza igihe wifuza kwitandukanya n'ibyo utekereza. Dore uko umwanditsi avuga ko hari ibintu ushobora gukora ukitandukanya n'ibyo utekereza, ku buryo ubaho mu mwanya urimo kurenza kubaho mu bwoba bw'ibyo utekereza. Bumwe mu buryo bwiza ni ukureba uriya muntu wumva uri gutekereza mu bwonko bwawe biriya byose utekereza, ukamureba nk'undi muntu uri aho. Ibi bisobanuye kureba ibitekerezo byawe gusa ntubifatirwemo. Uri gutekereza ko utishimye, uriya muntu uri gutekereza biriya byose, ibyo ngibyo kutishimye muri wowe, mubwire ko akwiye kurekera gutekereza kuri ibyo cyangwa se gutekereza gutyo. Nuko nguko bikora.
Ubundi buryo bworoshye ni ugufata ibitekerezo byawe ukabireka, ahubwo ukibanda ku byo uri gukora nonaha umwanya urimo. Ibi nta kundi wabikora usibye gukora buri kintu cyose urimo ugishizeho umutima wose wawe n'ibitekerezo. Ita ku bigukikije ibikuri iruhande, ita ku buryo uri guhumekamo, uburyo winjizamo ukanasuramo umwuka, cyangwa se n'ikindi kintu waba uri gukora mu buzima bwa buri munsi. Umwanditsi avuga ko uko ugerageza ibi, urumuri mu mutima wawe ruziyongera kandi uzaba umunyembaraga. Ibintu bizakuganisha kandi ku mahoro yuzuye ndetse n'umutuzo. Dore umumaro wo kwita ku mwanya urimo. Umwanditsi avuga ko igihe turimo nonaha ari ryo banga rifasha urufunguzo rwo kwibohora cyangwa se kubohoka ubwiyemezi bwo wifitemo, bwo uzasanga bushingira kenshi ku bihe by'ahashize ndetse n'ahazaza. Umuntu wabasha gutekereza no guha agaciro ibyo afite umwanya arimo nonaha, avuga ko yaba asohotse mu cyo yita urufatiro rw'ubwiyemezi n'umwanditsi. Kugira tubeho mu mwanya turimo nonaha, bizagusaba kujya ushyira ibitekerezo byawe byose nta na kimwe usize inyuma mu bikorwa byawe bya buri munsi. Akazi wirirwamo, ibyo uri gukora, kwitekerezaho bigabanye. Kurya, koza amenyo igihe ufite urugendo, ibyo ni ibikorwa. Icyo uri gukora cyose gishyiraho umutima, kandi n'ibitekerezo byose bizatuma uhuga, kandi ibitekerezo biguca intege uzaba wabihunze. Ibikorwa biranga umunsi wawe byagufasha kubaho mu mahoro. Nuko uko bikora. Reka dusoze chapitre ya mbere. Igitabo ni The Power of Now. Twize ko igihe wabasha kumva ko utari ibiri mu bwonko bwawe, utari ibiri utekereza, dushobora gutangira kubaho mu buryo butandukanye n'uko twahoze. Muri video izakurikira tuzavuga ku byerekeye umutimanama. Nuko nguko wibuke uhereze ikiganiro like, biragifasha kugera ku bantu benshi, ndetse ku kirahuri cyawe uri kureba ari iyi video nagushyiriho indi video wareba. Yirebe nayo nabizi uraza kuyikunda, ndabizi uraza kuyikunda rwose. Reka ngiye tuzasubira ubutaha. Ba hafi ya Tele Montagne Rwanda.